uri kureba ino video hano kuri The Next TV ndagusuje kandi mwifurije kugira ibyiza. Gusa kuri Mike ni Clever nk'ibisanzwe ndagusaba utarakanda subscribe kuri no channel ya The Next TV, kanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibyiza kandi byuzuye ubwenge. Ujye ubasha kubona amakuru ya politike, amakuru y'imyidagaduro, amakuru y'ibyamamare mukunda ndetse ukumva n'ibyegeranyo bitandukanye hano kuri The Next TV. Amafoto ya Rocky Kirabiranya umenyerewe nk'umusobanuzi hano mu Rwanda usobanura amafilimi ndetse n'umukobwa witwa Carmen usanzwe ari umukinnyi wa filimi zitandukanye zica ku YouTube channel hano mu Rwanda. Yibajijweho n'abantu benshi batandukanye, bamwe bati nagikwe, abandi bati nukubeshya cyangwa n'ugutwika, bimwe bigezwe muri kino gihe by'urubyiruko cyangwa rw'abantu batandukanye. Ariko ukuri The Next TV ifite igiye kuguha ukuri kose ubasha kumenya ano mafoto ahatiki cyangwa ni agatego kaba kagambirijwe cyangwa ni clip ya video yaba iri gukorwa. The Next TV ugomba kwimenyera. Uri kureba ino video ndagusaba kuyirangiza yose kugira ngo ubashe kumenya kimwe ku kindi. Pruno wa mbere byabaye bidasanzwe mu masaha y'umugoroba hasohokaga ifoto ya Rocky Kirabiranya yashinze ivi cyangwa yatereye ivi imbere y'umukobwa ahantu hateguye neza, ahantu ubona hagaragara neza ku mafoto. Umukobwa nawe mu mafoto ko uri kwibona mu emotion menshi cyane, ubona ko atunguwe cyangwa bimurenze bimushimishije. Rocky nawe mu kaboko k'iburyo afitemo impeta. Abenshi nibigeza bikozwa cyangwa babyemera bitewe n'aya mafoto ya Rocky Kirabiranya yatereye ivi uyu mukobwa cyangwa uyu mukunzi we, ndetse nibigeze banabyemera bitewe n'amagambo yagiye asakara cyangwa n'amagambo Rocky Kirabiranya yakwirakwije cyangwa yafatishije mu bantu, harimo nk'iryo bita nagikwe, nakudohoka, nagutatira cyangwa nagusiga abajama cyangwa wabuhemukiye amaniga ubwo wabuteye ivi cyangwa wabubasize. Ano magambo akaba ari amagambo y'urubyiruko cyane cyangwa zikaba ari zimwe mu mvugo z'urubyiruko cyane bakunze kuvuga cyangwa bakunze gukoresha mu biganiro byabo. Hano kuri The Next TV ugomba kumenyera ino nkuru neza ukumva uko bimeze, ukumva ijambo rimwe kurindi. Wenda gusaba kudacika, wowe utarakanda subscribe ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo ubashe kumenya kimwe ku kindi. Ubashe kumenya kimwe ku kindi niba Rocky Kirabiranya koko, niba abona ari ubukwe cyangwa niba ari filimi cyangwa ari video y'indirimbo igiye gusohoka vuba muri no minsi. Amakuru The Next TV ifitiye gihamya ndetse ifitiye proof nuko Rocky Kirabiranya kuwa gatanu aribwo yashinze ivi hasi cyangwa yateye ivi asaba n'umukobwa Carmen ko yamubera umugore cyangwa yamubera uwo bazabyarana hungu na kobwa. Abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye by'umwihariko Instagram cyangwa Facebook bari gufungura zino mbuga nkoranyambaga bakibasirwa cyangwa amafoto ya Rocky Kirabiranya akabatanga imbere yateye ivi hamwe n'umukunzi witwa Carmen, ndetse n'andi mafoto Rocky yambaye agakoti keza cyane k'umweru, ubwo yana mafoto yo yambaye ikoti ryiza ry'umweru aho byagaragara nkaho avuye gukora ubukwe cyangwa avuye imbere y'Imana. Kubabashije kubana n'amafoto cyangwa kubabashije kuba bayabona kuri zino mbuga nkoranyambaga zitandukanye nuko bari gusanga ibitekerezo byinshi cyane cyangwa amakomenti menshi atandukanye ari kwibaza niba cyangwa ari kubaza, ari gushaka ibisobanuro niba koko Rocky yaba yakoze ubukwe cyangwa yaba yemeye kuba umugabo w'uno umukobwa witwa Carmen. Nuko twatangiye tubabwira umukobwa Carmen asanzwe ari umukinnyi wa filimi ukina muri filimi bita The Secret ica kuri YouTube channel nkuko nabibabwiye. Uno musobanuzi w'amafilimi Rocky Kirabiranya cyangwa n'umugabo cyangwa n'umuhungu kuko nago urabasha kubyumva neza, kandi ugomba kubanza kubyumvira niba yakoze ubukwe. Wowe banza ndagusaba icyo ngusaba no gukurikirana no nkuru yose ukabanza kuyirangiza kugira ngo ubashe kumenya cyangwa ubashe gusobanukirwa niba kuko ubona ari ubukwe cyangwa niba ari video y'indirimbo igiye gusohoka. Nuko abantu benshi bari kwibaza niba we adatatiye amaniga nk'uko ajya bivuga cyangwa atavuye mu bagabo, kubera ko ibyo yavuze kenshi niba ubukwe cyangwa gutera ivi ari ibintu bizima kuri kuko yajyaga avuga ko ivi bataritera abakobwa cyangwa ataritera amasadunda nk'uko mwakomeje kugenda mubibona ku video dutandukanye, avuga ko ivi rye ataritera isadunda cyangwa ataritera umukobwa. Se yabashije kuba yava mu bagabo nk'uko nawe yabyivugiraga. The Next TV irakugeza inkuru. We icyo ngusaba no gukurikira ino video yose ukayirangiza kugira ngo ubashe kumenya kimwe ku kindi. Amakuru yizewe nk'uko natangiye mbibabwira nuko no musore cyangwa Rocky Kirabiranya yaba aratera ivi kuwa gatanu n'umukobwa witwa Carmen cyangwa usanzwe ukina muri filimi ya The Secret fresh izina bita Linda, akaba yaremeye cyangwa akaba yaremeye kwambara impeta Rocky Kirabiranya nyuma y'iyo mihango ku munsi wo kuwa mbere cyangwa ejo nk'uko byagaragaye. Nibwo habanje gusohoka amafoto yateye ivi, ariko ku munsi wo kuwa mbere ejo hashize nibwo Rocky yaje kuba bajya mu bukwe cyangwa bakoze ubukwe ku munsi wa mbere
aho imiryango n'inshuti zateraniye mu gushyigikira abana babo cyangwa mu kubakomeza babwira ko urugendo biyemeje ko ari urugendo rwiza ko bagomba kurambana bakabyara hungu na kobwa. Hakaba hari andi makuru yandi yaje gusakara cyangwa amakuru yandi yaje kugaragara avuga yuko yaba ari indirimbo Soshomura yaba ari gukora atari ubukwe, ariko ibyo si byo, ahubwo uno muhanzi Soshomura ni umwe mu bantu bari bitabiriye buno bukwe kuko Soshomura we yari uhagarariye Rock Kirabiranya, akaba ari n'umwe mu bantu babashije kuririmba muri buno bukwe bwa Rock Kirabiranya afatanyije n'umuhanzi bita Papa Cyangwe. Akaba ari umwe mu bantu babarizwa muri RA cyangwa icyo bita Rock Entertainment ihagarariwe n'umugabo Rock Kirabiranya. Bamwe mu bandi bantu cyangwa mu bindi bikomerezwa byari byitabiriye buno bukwe bwa Rock Kirabiranya harimo uwo bita Bruce Melody. Bamwe mu basore cyangwa bamwe mu bantu bahorana na Rock Kirabiranya babarizwa muri Rock Entertainment harimo uwo bita Arafat Kaboy, hakaza uwo bita Kadafi. Akaba ari umwe mu bakamezi cyangwa bamwe mu bantu babashije gufata amafoto cyangwa babashije gufata video yo muri buno bukwe. Akaba ari undi musore bita Savimbi. Amakuru The Next TV ifitiye gihamya nuko muri buno bukwe bwa Rock Kirabiranya habashijwe no kuba hakorerwamo indirimbo, habashije kuba hakorerwamo amashusho y'indirimbo izasohoka ya Papa Cyangwa hamwe na Soshomura. Ikaba ari indirimbo izaza irimo amafoto cyangwa amwe mu image yo muri buno bukwe bwa Rock Kirabiranya hamwe na Carmen usanzwe ukina muri film yita The Secret nk'uko nabibabwiye, akaba akina muri ino film yitwa Linda. Bamwe mu bantu bari baherekeje n'umukobwa harimo murumuna w'umukobwa nawe usanzwe ukina muri ino film The Secret nk'uko twabibabwiye. Papa Cyangwe ndetse na Kadafi ni bamwe mu bantu bagiranye ikiganiro n'inyarwanda.com aho bavuze yuko uno mukobwa bari bamuzi ariko bazi neza niba bakundana na Rock Kirabiranya cyangwa bakaba babifataga nk'aho ari imikino, nabo bakaba batabyemeraga, bakaba babyemeye ku munsi wa nyuma. Aba ni bamwe mu bantu cyangwa mu ngoramutima za Rock bahorana impande n'impande, bahorana buri gihe, bakaba ari abantu bahorana cyane. Abantu nabo bakaba batari bazi ko uno mukobwa ari sheri cyangwa ari umukunzi wa Rock Kirabiranya, nabo bakaba babyemeye ku munsi wa nyuma, ubwo bakaba barabyemeye kuwa gatanu Rock Kirabiranya yazaga gutera ivi. Cyangwa ubwo yabazwaga n'abanyamakuru nyarwanda.com bamubaje niba uno mukobwa Carmen icyo yamuziho cyangwa ikintu amuziho nk'uko yagendaga amubona we ataramenya niba ari umukunzi wa Rock Kirabiranya. Yaje gutangaza ko ari umukobwa witonda cyangwa umukobwa utakunda kuvuga ibintu byinshi cyane. Ano namwe mu mafoto yandi yabashije kugaragara ubwo inshuti cyangwa imiryango yari yateranye abo mu miryango wa Rock Kirabiranya ndetse n'abo mu muryango w'uno mukobwa bari bateranye bari muri sale, ari abantu benshi cyane bameze neza baje gushyigikira abana babo. Nubwo ano makuru ya Rock Kirabiranya yaje kugirwa ibanga kuko ni ibintu byaje kugaragara byarangiye cyangwa bamwe bakaba bagishidikanya cyangwa bakaba batari kwemera, biri guterwa n'imvugo cyangwa imvugo yashishikarije zikakwira hose zikaba nakimenywa bose, harimo nagikwe cyangwa nakudohoka. Bikaba ari bimwe mu bintu biri gutuma bamwe mu bantu batari kubyemera ko abantu besha mu myidagaduro mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni bamwe mu bantu bakwirakwije cyangwa bari kuvuga ati se bino kaba ari agakino cyangwa nk'uko natangiye mbibabwira yaba ari clip y'indirimbo igiye gusohoka. Bamwe ntago bari kubyemera bitewe n'amagambo Rock Kirabiranya yaba yarakoresheje cyangwa yaba yarasakaje mu bantu nagikwe. Bamwe bakaba bakiri kubyibazaho cyane bakaba banashidikanya. Bimwe mu bindi byamare byari byabashije kwitabira buno bukwe bwa Rock Kirabiranya cyangwa byari byabashije kugera muri buno bukwe bwa Rock Kirabiranya harimo umuhanzi cyangwa harimo icyamare cyitwa DJ Brian. Ni umwe mu ba DJ bamenyera hano mu Rwanda cyangwa bakunze kwigaragaza ku social media, nawe akaba ari umwe mu bantu bari bitabiriye buno bukwe aho ngaho ku rubuga rwa Instagram yaje kwandika avuga ko Rock yabahemukiye cyangwa Rock abahemukiye ko acitse amaniga ndetse akaba adohotse. DJ Brian aza gutaginga Rock, ataginga Kadafi, ataginga Papa Cyangwa ndetse na Savimbi ababwira yuko we nta kudohoka kandi we katagomba gutatira amaniga. Sinzi niba nawe yarafashe umwanzuro cyangwa ni bya bindi nyine abantu bavuga ari kugashiduka birenzeho. Akurikirana Rock Kirabiranya ku mbuga za Instagram yaje gushyiraho ifoto cyangwa kuri story yaje gushyiraho impeta ndetse n'agatima ashyiraho n'umukinnyi wafashe ku munwa. Sinzi niba yavugaga ko agiye kuba yagira igikorwa akora cyangwa agomba kubwira abantu ngo baceceke kagomba kuba agiye kwambika impeta. Ni bimwe mu bintu abantu batabashije gusobanukirwa cyangwa ngo batabashije gutekereza kuko Rock yabipostinze ahagana mu gitondo cyo kuwa mbere. Hari n'indi caption ubwo yaje kwikurikiraho nanone bijya komera nk'uko nguko, ariko abantu bamwe ntago babashije kwibaza cyangwa ntago babashije gusobanukirwa cyangwa babashije kuba bakumva neza icyo bino bintu bibashije gusobanura, kuko
hari ibintu bidafite text n'imwe cyangwa bidafite inyandiko n'imwe iri munsi yabyo, ariko igaragara neza dusesenguye ni uko Rock we yashakaga kubwira abantu ati muceceke ngiye kwambika impeta umuntu, ariko ndabasabye kugabanya amagambo. Uko mwabyumviye inkuru yose ubashije kuyirangiza, ndagusaba gukanda like kugira ngo ushyigikire hano kuri The Next TV. Nguko uko ubukwe bwa Rock bwagenze ndetse no gutera ivi bukaba ari bimwe mu bintu byibajijweho n'abantu benshi, ariko ukaba ubashije kumenya kimwe ku kindi. N'indirimbo ikaba igiye kuzasohoka vuba, izaba irimo umuhanzi Social Mula ndetse na Papa Cyangwe, izaba irimo bimwe mu bintu byabereye muri buno bukwe bwa Rock kirabiranye. Utarakanda subscribe kuri The Next TV, ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona bimwe mu bintu bigezweho kandi biri gutrendinga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bimenye mu ba mbere.